abo wabatubwira kugira ngo tugerageze kugashaka bazi babishyire harimo Kasha, harimo Caspi, harimo Ramsey. Ubwo sindi buvuge abakoze inyuma ndi kuvuga abakinnyi. Harimo Ramsey, harimo umwana bita Ivy, nanjye. Iyo uvuze DJ Caspi ni DJ Caspi. Yego. Mbega ibintu bitari byiza. Umusa wagira uruhande gato nkuvugisha. Ntabwo byakunda manje mu kazi. Uri mu kazi? Ndi mu playing. Fresh wawe. Turavugana n'urafamu. Caspi ari mu kazi. Ari gucurangira abasinzi n'abasinzi kazi. Abo bandi ntabwo mbazi. So Mungu wangu mbega ibintu bitari byiza. So nani Pamela pole sana iyi filime yisipeniza amafaranga ngahe batari ibanga. Oya ntago ari amafaranga yo kuza kuvuga hano kubera ko ni ibanga rya projet yanjye ariko ni amafaranga menshi. Hanyuma iyi rumazi cyangwa ibingibi byajemo ko uyu musore yagize gutya akagusaba urukundo cyangwa akagusaba kumurebera amaso y'impuhwe warangiza ukinangira ko aribyo byatumye ibi byose biba ariko ukanga kubivuga muri rwo kwiyubaha ahubwo ugahita uterura iki kintu byaba ari ukuri cyangwa nta hantu bihuriye. Kwiyubaha ushatse kuvuga ngo iki? Kuba waranze ko akwicundebaho ngiye gukoresha amagambo y'ihangana n'amagambo yanjye kuko abantu bampaye amakuru ugerageze kubyumva cyangwa urabona nabikuzi ko naguhamagara kuri telefone nabikubajije. Bambwiye ko uyu mujene urumva ari amasaha yaguhamagara ngo muzanire ibikoresho ariko byamugeraho akarakazwa ko atari we ubimuzaniye. Simbizi niba ibyo ngibyo birimo. Urumva umuntu wampaye amakuru nakomeje kugutega amatwi bifitanye isano cyane kuko umuntu yampaye amakuru ngo mu bintu byamubabaje yari amaze igihe akugigira kandi n'amaso y'urukundo ntiwayayoberwa. Yego. Na offer yaguhaye zose ntabwo yakubyaye ngira ngo abonye offer zose nizo offer uri kumbwira yagiye aguha. Hano umuntu wampaye amakuru aravuga ati kiriya cyari cyo gihe ya profise kuko yagusabye kuzana ibikoresho ukamugora umubwira ko ribuzane Caspi atabizana ukabihereza undi muntu bikavamo umujinya w'umuranduranzuzi. Kandi nawe ibi biri kutubwira ko ari umutwe wari urwaye umutwe ntabwo ari umutwe ahubwo wari ubizi neza icyo ashaka ko atari ibikoresho yashakaga wowe. Godfather ntago ari ibyo ngibyo. Impamvu nanze kujya mu muhanda ni iyi. Ubushize ngiye naratanze story hano nagonze umumotari Gikondo. Yego. Ndi kugenda mu mvura ndi kwihuta nyine byari ibintu biraho by'ibisazi. Ngiye natekereje gusubira mu ntuza mu muhanda noneho ndwaye. Ndavuga ntago biri bukunde. Niyo mpamvu nitabaye. Ibikoresho gusaba kubimutwarira he? Yansaba ngo kubimutwarira ngari kwa Kibonke Inyamirambo. Inyamirambo. Kubera iki yari mu masaha ya saa 11 yategereje amasaha y'umugoroba. Ntago ibyo ngibyo mbizi mane ntago mbizi ngewe ndi kukubwira nyine ngende mu miganirire yawe wabwiye ko wafashe umwanya wo gusubira muri chat. Yego ndacyazifite. Muri izo chat nta kintu wigeze ubonamo kijyanye nuko yari afite urugwiro ndi gushaka gukoresha amagambo yiyubashye. Ibyo ngibyo birahari kuko no mu machat mfite birimo mfite n'uwo yakuyeho nimero zanjye nawe ugashobora kuza hano akabisubiramo ibintu byose yamubwiye ngo yamubwira ati umwana ari mwiza ndamushaka. Ndapfuye uyu mwana ari mwiza ndamushaka. Ibyo yabikoze 2023. Amaze imyaka 2 agushaka. Ahangaha impamvu kubwira iki kintu ntabwo nshaka kugira ngo nkomeze ibintu ariko akunda igikuba kuri nabonye ngira ngo nanaguhamagara sindi kubikubwirira ahangaha nabikunda icyo kintu nakubwiye cyambere ngira ngo urabizi. Impamvu kubwiye kino kintu iki ni ikintu kimaze kumunga cyangwa kimaze kuba ikibazo gikomeye aho umuntu aza afite impano akaza akavunika ariko bakabona umwana w'umukobwa ntihamubonemo ko ashoboye ahubwo bakamubonamo ko nta kindi kintu yakofare uretse igitsina. Turi kumwe? Yego. Ariyo biteye iseseme iyi projet ugomba kuyisubiza. Turi kumwe? Ntabwo niyo mpamvu urumva abantu abajene kandi njyewe nzi ko bari hafi y'uriya muntu. Ntabwo umutima muzi cyane sinziranye nawe ariko umuntu wambaye amakuru yambwiye ati mwana umwana yanze gutanga umusopeki. Ndakoresha imvugo zo ku muhanda. Uriya mugoroba none wowe umuntu wari umaze iyo myaka muri izo conversation mwagiranye uyu musore waba waramugoye cyangwa yabaragerageje kugira ngo
umuhereze ibyo abagabo bakunda kurusha ibindi wowe ukinanye nese reka nkubaze Godfather ubu njyewe Innocent ndi umuntu wo gushukisha ibikoresho bitagera mu 500 ngo kujyana iryamane nawe bro kugira hadapfa ndetse wambwiye nka kwishyura so hanyuma muri izo message wowe wabonye muri iyo miganirire n'urugwiro yari agufitiye wabonaga yerekeza he nibyo byose ariko njyewe narabyirengagije nkeka yuko AB ari umuntu uri professional agiye kwemera ko dukorana nkuko yambwiye ngo arampa ibikoresho nanjye nanyenera ko nkora muri filime ye nzayikoramo mu mikoranire wagiranye nawe wabonye ari professional cyangwa akoreshaga baranga habe na gato ntabwo ari habe na gato AB yarangoye bihagije AB yacatseho amatiku kugira ngo njye mwinginga buri munsi kandi rwose mana ngira ahantu ngarukira pe yego niyo mpamvu muri aka kanya abonye abuze ibintu byose agatinyuka akajya kuri Instagram akandika ngo se ngo burya ukina filime ngo nari nzi ko nguri video vixen wamenye ute my guy wamenye ute niba utari ubizi yuko nyina filime nukuvuga kugeza amasaha naba nibeshye mvuze ko wazize indangagaciro zawe no kwakomereka ukagura aribyo usize filime yawe ukayamburwa aho ngaho ho simbizi iby'uwo muntu watanze amakuru ngo nuko nimye AB simbizi aho yabikuye ariko niba ari umuntu we wo hafi ubwo nyine afite uburyo nawe yabimenyemo simbizi none mu bikoranire yawe icyo ndi kwizira muri aka kanya niki waba uzira no kuko intandaro yavuze kumuzanira ibikoresho wanga kubimujyanira ubihereza abandi ngo babimutwarire biramurakaza yego kubera iki yashaka presence yawe ntago mbizi n'ikintu cyatumye antonganya gutyo gusa umwana none se ndumwana reka nkubwire kamera biba byiza iyo urambitse ukuri ahagaragara nk'ubu mu by'ukuri hanyuma kuko kurandura ibi bintu ntabwo ari wowe biri kubaho wenyine nyine ibyo ndabyumva sibyo ibyo ndabyumva so rero ntabwo uri buze kwifata ngo ukire ukuri ukunyura iruhande ibi ngibi biraza kugwana kugira ngo advocacy yewe rega hano ntabwo nshaka ibyo abantu ngo basabye ngo imipuringo nabo bintu ngewe hano nshaka ibya projet yanjye bro hano ndi mu kazi nashoye amafaranga yanjye nibansubize projet yanjye nikorera ibintu byanjye kureba impamvu wambuwe projet kandi warayishyuye Godfather uretse Cedric ahangaha sinzi uko nyumva nani Pamela kuko ibintu bigomba guhagarara ariko none bikanahagarara uko wabaye intwaro ugahagarara kuri iki kintu bigahagarara hatanzwe n'ubutumwa kuri barumuna bawe uyu mwanda uhagarare uko nyumva Pamela that's why shaka n'iki kintu gihagarare ariko binatangiye n'ubutumwa umwana w'umukobwa arashoboye ashobora gukora akoresheje amafaranga n'ubwenge bwe atabanje gutanga iki atabanje kumanika amaguru ntabwo kuba yaremeye kuguhereza ofa ukamwishyura amafaranga make nk'uko bikubwiye kuri conversation mwagiranye bwa mbere ntabwo bivuze ko ahatari amafaranga ntabwo namwishyuye wabyumvishe nabi ibi ntabwo namwishyuye nishyuye kameramani we bambwira yuko ampa ibikoresho nanjye nkajya nkora muri filime yiwe ku bantu bakora amafilime barabizi hari abantu bafashanya gutya urumva ariko nyuma abonye ibintu bimuraburije kuko nari naratinze kuvuga byageze aho mwinginga ndambwira kuki ushaka amatiku kuko nari nzi ko ninjya kuvuga n'ukuri kw'Imana ibi naho muri aka kanya yaza akambwira ngo amaye projet yanjye tutarajya kuri polisi ngo ibintu bibanze bijye nk'umucyo ntayo ndi bufate kuko mu kanya bamaze kuntuma uriya muhungu uriya ngo bamwita nde Njuga arampamagara ari kunkanga ngo ngiye nimbisibe bro mu bantu ngi waba uriya arimo nta soni akubwiye ngo iki arambwiye ngo none se ngo nsobanura ndavuga ngo gusobanura wowe uri nkandi wowe uraza mu bibazo byanjye gusobanurira nkandi ngo inama nakugira ngo nuko ngo wasibe iyo projet abimbwira ariko nkanga ndavuga neva ukanza umuntu utari wo gukanga imbesire kocho uramutepe ntabwo yabashije gutereta wiseka Cedric wiseka ni ukuvuga ngo niba muri kubyumva uretse gato hano hari umurundi w'umushutange bita Maxime n'umuhanga n'umudiplomate akora ikintu bita ngo connected dot aconnectinga dot mu guconnecta dot hano twumvikane kibonge turaza kuvuga kibonge n'umwe reka kubyiza ukuri wanakoze kutamuvuga cyane ariko ni umugabo w'inyangamugayo ni umujene w'imfura tekereza ko atakomera gucinyiza umwana w'umukobwa ntabwo byaba ndashaka kukubaza ikibazo cya nyuma kugira ngo nakuri kujye kwiruhukira kuko ubwo wamaze kubitangaho muri court wamaze gutanga ikirego muri RIB sinana ngombwa kugira ngo winjire deep ntabwo mbyifuza so my question is to yanyu ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza fura yabeza uriya mugabo wari ufite amakuru ko yagusabye mu pasi mugenzi wawe aho yakwiye nimero yawe
yego turi kumwe. yego Nyuma y'ibyo ngibyo umuntu wagusabyemo pase ugukunda akaguha ibikoresho by'ubuntu, wumva ngo uzamuva mu nzara adasizeho agatoki? ariko nakubajije ngo njyewe ubundi umwana wo gushukisha ibikoresho nshobora gukodesha 200 angahe ngo njye kuryamana nawe? Iyo ni inzu nguriye, ni ikibanza nguriye, ni igice umpaye kiri butume njyewe njya hejuru ngo kubera ko wampaye ibikoresho waretse nkabikwishyura ko nashatse kubimwishyura ntabyemere. Washatse kwishyura amafaranga atarashaka, amafaranga arafite ikindi ashaka. Yambwiye yuko ngo amfashije yitwaza ko ngo azankenera muri projet ye. Ni nabyo yabwiye umukameramani we bwa mbere Hanyuma amupresenta. filime irashutingwa irarangira. Irarangira arayigumana. Irangiye yayigumanye. Irangiye agusaba kumuzanira ibikoresho no gukora no kumushimira. Niba ndi gukumva neza, tugendane neza cyane. Yego. Yaguhaye ibikoresho ku buntu. Yego. Filime irashutingwa. Yego. Irarangira, ibikoresha gusaba kubimuzanira filime yarangiye, projet yarangiye. Yego. Kandi agusaba ko ari weho bizana. Projet yarangiye. Yego. Uramunaniza, wanga kumutwarira ibikoresho bye. Ubiha undi muntu arabitwara. Uburakari buramwica, filime arayigumana. Ibintu biteye agahinda. Reka nkwunganireho gato. Ayo mafaranga niyo waba utayafite akwishyura turayashaka, tuyamuhe bibe isomo. Namubwiye ko amafaranga ari gushaka ndamukubira kabiri. Umubiri wawe umubiri wawe wibagirwe. Ariko bararamuka basohoye iyo filime irimo synopsis zanjye, ni izina ry'Imana nanjye amafaranga ndi kubaka mumburanire bayame. Uretse gato ikintu mbaza hano kandi unsubize neza cyane. Iyo uza kuba ariwo watwara ibikoresho uyu musore kiriya gihe, filime yawe iba yaraburiwe irengero cyangwa aba yarayikwambuye? Reka nkubwire, iyo nza kujyana biriya bikoresho nk'uko yabishakaga, n'ubundi nari ndi mu modoka yanjye ntago yendaga kunsohoramo. Nari kugenda bakabimuhereza kwa kibonke yarambwiye, narangiza nkakata nkataha iwacu. Ariko njye nanze kujya mu muhanda kuko nafite ikibazo cy'umutwe, kandi abantu bafite amaso murabizi. Iyo wiri utambaye rinete hari igihe kigera ukagira isereri. Njye ndi ndo kujya kwicara mu modoka ngo ngiye mu muhanda afite isereri. Bakobwa bato ngira ngo murumva. Iyi niyo mpamvu umuntu yigeze kuvuga ngo iyi industry iri mu mwanda. Ngira ngo murabisobanukiye, murabyumvishe. Uyu mukobwa yaramubwiye, unuvuga ngo yaramwaprochinze, tugereka dusubira inyuma mu nkuru. Ni ukuvuga ngo uko mubyumvishe, ni ukuvuga ngo uriya musore mu myaka 3 ishize, igiye gushira imyaka 3, yashatse pase y'uyu mwana w'umukobwa. Avuga ko amukunda. Ejo bundi umukobwa mwegera nk'umuntu utari unabizi, yashaka iki ibikoresho. Undi ati se wabona amafaranga yo kunyishyura? Undi ati nagerageza. Ati oya ndabiguhera ubusa naragukunze. Ako gukunda n'ikiyongero namwe yakamubwiye. Ati ndabiguhera ubuntu ibikoresho. Ndi mwazamuriye umuntu witwa Manzi ko ari kuvuga ngo arabizi. Manzi shyira muri request. Ndashaka kugira ngo muvuye ibintu abantu. Manzi shyira muri request. So ibi Manzi shyira muri request muzamure. So icyo turi kuvuga ni kimwe n'iki ngiki. Requesting muzamure. Icyo turi kuvuga ni iki ngiki, ndashaka kugira ngo mubyumve neza cyane. This must stop. Umukobwa arashoboye. Umwana w'umukobwa ushobora gukora street akandika filime akayishyira hariya akagenda akayikina, agashaka abayikina. Ntabwo ari umuntu wo kugira igikoresho cyo mu buriri. No sense. Ibi ngibi twarwana umuhenerezo. Turasaba ko umukobwa asubizwa filime ye. Turi kumwe? Uyu mukobwa asubizwe filime ye. Ntabwo ikiguzi cy'umukobwa ari ubwambure bwe ntabwo bikunda. Umuntu wabimbwiye yabimbwiye nuva uburakari. Mukande kuri iyi bonus, mukande kuri iyi bonus, mukande kuri iyi bonus y'utu point mutuvanemo. Nukana murajya muri expensive utuvanemo. So icyo basaba n'abandi mutapinga screen. So ngira ngo nuko mubyumvishe. Kabara agasuzuguro. Ariko mukojya muri ribu cyo gutanga ikirego. Yikufondera for ihanwe. No, this must stop. Ibi bigomba guhagarara. Ntabwo bikwiye. Turi kumwe? So
ntabwo wakwamburwa filime yawe, ariko niba hari abantu bari hari muri iyi role baze kuzamuka hano kugira ngo tubihereze umucyo. Hari ikindi kintu tuza kongeraho cyangwa hari message ushobora gutanga? Ntabwo nshaka kugutindana, ntabwo nshaka kubigira isheni. Icyo njyewe rero nashakaga gitumye ndwana n'izi ntambara zose, Yego. ndimo ndatangira YouTube yanjye iriho abantu 0. Gize guki? Yego, YouTube yanjye iriho abantu 0, niyo nari ngiye gutangirira kubera iki nari nizeye ibyo ndi gukora ko ari byiza nzabona ababikunda. Yego. Ntabwo rero nshaka yuko bo bashakaga kuntinza bagashyira filime hanze, njye nazayishyira hanze bakavuga ati uyu mwana yashishuye kwa kanaka. Yego. Nicyo gitumye ndwana gutyo, kugira ngo ngewe nsohora ibintu byanjye, ninjye byaturutse. Niba bashaka gushishura bashishura inyuma yanjye, ariko batagiye kunyambika izina, kuko nintangirira ku izina ry'uko ndi umushishuzi, ninde uzagira amatsiko yo kugaruka kureba filime na kimwe? Ninde uzagira amatsiko yo kugaruka kureba ibintu nakoze kuri YouTube yanjye azi yuko na filime ya mbere nakoze byitwaga ko nayishishuye kandi ari njye bibye? Kandi ari wowe bibye. Reka nkubwire, ejo mfite space, ejo nzakora space. Join my space, bizagenda neza kandi bizahabwa umurongo, kandi wakoze kujya gutanga ikirego. Thank you so much. Ariko ibintu birababaje, ariko reka abantu bamenye ko umwana w'umukobwa igitsina gore ntabwo ubushobozi bwe buri kumanika amaguru gusa. Kuba waramukunze ukanga kukwishyura amafaranga make, warangiza ugafata ibikoresho ukabimuhera ubuntu, ariko ukamuha kondisiyo ko agomba kubicyura mu mugoroba, ushaka ibindi bihembo, ndakubujije. Ndogo zamura na Jado. Ndakubujije. Zamura na Jado. Ndakubujije. So the thing is, ibingibi mureke, niba hano ibi bintu njya igitsina gore, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo musohore ijwi ryanyu, mwamagane uyu mwanda. Jado, mute your nonsense mic. Ndabagira ngo numubuhaza amaraso. So muting mic yawe ndaguha ijambo. So twumvikane ikintu kimwe rero. Ibi bintu birababaje, ariko ni nibyo kwamaganwa. Niba umwana w'umukobwa yarakoze ibyo agomba gukora byose, agafata filime akayishutinga, akishyura amafaranga, akayishyiramo amafaranga, uwo munyerari wamukunze mu myaka 3 ishize, washatse nimero ye, kangubaze Pamela, nimero yawe yishaka bwa mbere ashaka giki? Yakuganirije iki? Uwo mukobwa yimuhaye yambwiye ko yamubwiye ngo ko yankunze, amara iminsi yarayimwimye, akomeje kumutesha umutwe arayimuha. Ashaka gutereta. Abantu ko bari kumbaza YouTube channel yanjye sunda yandika kanyandike. Nibyo byamugenzaga. Ibyamugenzaga ko ari kugutereta. Yego. Yaraguterese, niwe wamwaprochinze, niwe wakwaprochinze. Yaranyandikiye. Ndashaka message ya mbere, ndashaka kugira ngo niba bikunda nanjye niyo ndi kukubwira. Message ya mbere nasanze muri telefone yanjye ni 2023 mu kwezi ntibuka mu kwa gatatu mu kwa mbere gutyo ahantu nkaho. Aranyandikira hello, ndamusubiza hello. Message yanditse nyuma y'icyo gihe sinigeze nzisubiza. Niba atari ibanga wazidusomera. Biransaba kujya kuri WhatsApp. Hari icyo bitwaye, ufite telefone imwe? Yego. Hari ukuntu wazimpa? Zimwe. None ugiye kuba ufite telefone ebyiri ndazisoma. Ahubwo gufata navuye n'izina rya YouTube abantu 134. Mukamvange yaje kwamamaza se? No. Bijya muri ibyo bintu. YouTube channel yaje kwamamaza, azafata umwanya kuza kuyamamaza. Ibintu biri very sensitive. Muri iki umwana kinari ibikorwa agomba gushyira bari muri ganya kubera hanze gutanga agafaranga barangiza ngo natanye ntuza. Stop that. Ntimukavange mukande kuri iyo goro. Abandi mutapinze screen bagiye kumanura. Twagiye. Muri cyo tubishyireho umucyo. Urakoze cyane. Irarangirira ha? Oya nizo za mbere ndi kukwereka. Umuherezo zikurikiye ko nashaka kugira ngo turebe umucyo tubishyireho umucyo. Zimwe zose nazo nasoma imwe. Ahangaha hari tariki, thank you so much. Ahangaha hari tariki 25 mu kwezi kwa muri September, ni mu kwezi kwa 2023. Umusore yarifasha ati hello, undi ati hello, umeze neza. Umukobwa amuzunguriza umutwe.
tariki 31 umusore aragaruka ati halo, umukobwa amuzunguriza umutwe ntiyamusubiza. Mu kwezi kwa mbere tariki 31 arongera ati halo, umukobwa amuzunguriza umutwe. Tariki 19 z'ukwezi kwa 2024 umusore arifata aramuhamagara, bavugana amasegonda 18. Umvikana neza cyane. Ndashaka mu ndebere uyu munsi nkeneye b'abadamu bavugira abandi muze kuzamuka hano. Turi kumwe murebe duhereye tariki 25 z'ukwezi kwa 9 2023 message yaje nk'iyagatera tutazi iturutse iti hello, umukobwa ati hello, unda tumeze neza, umukobwa amuzunguriza umutwe aramureka. Tariki 31 z'ukwezi kwa 2024 hari hashize amezi, umugabo aragaruka ati hello, umukobwa amuzunguriza umutwe yanga kumusubiza. Mwumve, tariki 19 z'ukwezi kwa 5 2024 umusore arongera araza amuhamagara, ntabwo yigeze amwandikira hano, ahamagara bavugana amasegonda 16. Ni hano mubaza ngo urinde urashaka iki, ni iki kikugenza. Nukunyumva, hanyuma umusore ahita amwandikira ngo shu, turashize. Amwandikiye shu, umukobwa araza ngo yego ko izi message ni za ryari. Umugabo araza aramubwira ngo kumbe nahoze ngukunda kuva kera we. Nagize nahoze ngukunda kuva kera. Umukobwa ati wambwira nk'ahantu zavuye. Ati umukobwa aravuga ati ninjye wumiwe. Urukunyumva, n'ubundi sinzabura aravuga ati n'ubundi sinzabura kuhakubwira, ariko kera rwose icyambere tubanze dukundane. Mubabarire mu nyumvire, icyambere tubanze dukundane. Umukobwa aramusubiza ngo turakundanye ngaho ndabura. Umuhungu araza, nzabikubwira shu, nanjye nahise nibuka byose uko nakumenye. Umukobwa araceceka ntiyamusubiza. Undi ati shu, undi ati wi. Kadukomeze. Message ndazisoma. Nico kimbesheje aha. Uranyemera izi message zishome conversation yose ku ruhame. Ngiye nta kintu ndi kwikanga. Izi message niba ushaka kugira ngo nzisome cyangwa nzidarape, ndashaka kugira ngo mukore kuri iyo goal. Mu ndebe mu nkunde. Tap the screen. Ni bwiti kuryo muri showbiz ritangiye. Are we together? Twagiye mu tapping screen. Aga promoter. Upromoting ibiki. Itiku nkiringiro uribona ugakumirwa. Jado. Aga. Ibintu biraremereye. Ntabwo biremereye nibwo bitangiye. Agacire muri projet z'abana reka ni imyuti. Reka nkomeze. Oh my God. Umwana w'umukobwa hano aravuga ati
aramusubiza agashana n'agasuzuguro ngo okay undi ati bitese sawa shu uri mu rugo yego harya ubahe mayibu napfuye harya uretse gato uti mayibu urukumva undi ati cyane ni nziza pe dukomeze umeze neza sheri ndi kubasomera arongera ati sheri umukobwa ari kumuri Yasini umugabo aragaruka shubite umukobwa ni sawa amakuru yawe ni meza wowe nanjye ni sawa ese ubahe shu undi ati mbi Kanombe ese shu mpa filime wakinnye ndebe wumve umukobwa amuzunguriza umutwe ntiyamusubiza ese shu mpa filime wakinnye ndebe iyo nakundaga nakozemo barayisibye kuri The Choice ngo barashwanye indi nibamenya filime series Shuadiru ako yo ntirasohoka niyo muri zacu ibaze kweri mparinki basi ndebe shushu umukobwa ati kandebe undi ati ego amuhamagara kuri video call iyi video call ntabwo ndigiye bavuganye ngo kingana iki ariko ndaza kukireba yamuhamagaye kuri video call ntabwo umukobwa yigeze amwitaba baramubwira ati reka nze mu rusaku ndebe show merci hano yaramuhaye link undi ati sawa hello ahangaho umukobwa 2024 tariki 27 umukobwa niwe wamwandikiye ati hello amuha link biragaragara ko ari ya link yashaka kumuha ni foto namuhaye ya postinze ngo abantu bari gushaka akazi yego amuha ifoto ahangaha amaze kuyimuha nawe nashe nawe waramuteretse wampaye ako kazi wampaye aka kazi se shu yego mwumve wampaye aka kazi se shu uri actrice mwiza mwana sheri ryama hayi merci umutipe ageze naho amuryamisha turi kugenda twumve ati shushu ryama umuhungu mu gitondo ati sheri biti ni sawa amakuru ni meza mayibu umeze neza yego thank you thank God ese tuzabonana ryari shu ariko rero muko hari ibyo waduhishe singibyo ndabiguhaye se ngo sharing screen nabyo birebe uburetse gato ese tuzabonana ryari shu afata ifoto arongera ati shu undi ati we wanze ko tubonana wakantu we tuzahura ryari mpa gahunda shu uraboneka ryari aragaruka ati wacyana we umukobwa ati bonjour chérie undi ati cyo dupfuye iki none hano aravuga ati wacyana we undi ati bonjour chérie dupfuye iki urukumva aramuseka munyumve umutipe ati chérie tubonane ndi mu ntara chérie nzaza kuwa gatatu hehe chérie nka Friday twahuza mwariye n'akantu nyamara ngaho nyumvira ahita afata agafoto ke ati inchwi uri mwiza chérie mayibubite munyumve undi ati ni sawa mayibubite undi ati ni sawa bite umeze neza mwana chérie nshaka ko dukorana filime munyumve nshaka ko dukorana iki filime kandi yakomeje kudakina filime
ko niba nayo kubaza ko mukorana filime se twikomereze. umukobwa aramubwira ati bonsoir nta kibazo ni ukuri tuzabona ryari tubipange se araza ku ifoto ati inshwi ariko inshwi y'uyu mugabo nayo ni ubukunguzi umukobwa aramubwira ati twapanga shu wumve njyewe byose ndabisoma nawe ahangaha ni umukobwa ari kumubwira ngo twapanga shu mu nyumve umuhungu aramubwira ati nkeneye ko dukora ibintu bizima sheri wanjye filime ziri kuri standard nziza and I wish ko dukorana nta kibazo sheri ni ukuri nta kibazo sheri ni ukuri tubonane ryari se mayibu ndi gusoma umukobwa aramubwira ngo ngiye kujya mu ntara nimba yo muri weekend yindi nzajya Niger yego kujya no muri Nigeria Dukomeze. ndapfuye n'ingaruka tuzahita duhuza muzahuza iki madame Kubonana guhuza babyita guhuza iki? ndumiwe koko banyarwandakazi ni muze munyumvire mutapinge screen dore bari kumpa warning mutapinge screen bari kumpa warning mbere yuko ndapa zino message tuzahura tuzahita duhuza it's okay my chérie ntuzibagirwe n'uzo uzambwire uyu mutipa gufitiye inzara koko rukumva umwana wa Grace ibi ngibi by'umwana wa Grace ni ibiki Grace ni uwo nguwo rero izo nimero zaturutseho. uretse gato pase ariko rero mu kanya wantabiranyije wabwiye ko mwamenyanye ari gusaba pase kumbe pase yasabaga ni iyawe Yego. Wari uzi ko ari yayisabye? nari nzi ko ari wowe yasabye pase ukamuha pase Yasabye umushuti wanjye ansabamo pase nuko nakubwiye. agusaba pase wo kugira ngo bagutangemo pase Yasabye umushuti wanjye witwa Grace aramubwira ati uwo mwana ni mwiza. agutangamo pase Oya, ntago ngo yahise amuha nimero yakomeje